Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Burya ngubwira uwumva ntavunika. Nicaye nibaza ibyo urugendo rwerekeza iyo mu ijuru. Mbona abantu magana barutangira barukunze hagasoza mbarwa. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Nshuti bavandimwe bene data, nongeye kubasuhuza mwese mbifuriza kugira ibihe byiza. Amahoro y'umwami n'umucunguzi Yesu Kristo dukorera dukurikiye akomeza abe muri mwebwe n'abanyu bose. Hari haciye iminsi ariko nshimye umuremyi wanjye yuko anyemereye n'ubundi kugaruka kugira ngo dusangire ijambo rye. Uyu munsi tugiye gusangira ubutumwa bwatambutse butambukijwe n'umubyeyi uba mu mahanga. No kuiteka shima yuko nanjye bungeraho kugira ngo mbubasangije kuko yabonaga yuko buri ngombwa. Yego kandi bwihutirwa. Hari n'ubundi bwinshi ngomba kubagezaho ariko mbonye yuko ibingibi birimo ikubagaho cyangwa se byihutirwa, mpitamo rero guhita mbikora. Ubwo rero ndagira ngo muze gukurikirana ubutumwa. No butumwa buza kwibanda cyane ku myizerere y'abantu bo mu idini ry'abakatolike bagira ibintu byo gusenga Bikira Mariya, nubwo bavuga ngo ntibamusenga ariko baravuga ngo baramwiyambaza. Ubwo ntabwo njya mbasha gusobanukirwa kwiyambaza no gusenga aho bitaniye, kuko geste baba bakora ziba zisa n'ubundi nizo bakora iyo bari gusenga Imana. Yego, ubwo rero no kuvuga yuko nawe bamusenga, bagasenga biyambaza abatagatifu, bagasenga bakoresheje ibibumbano ndetse n'ibishushanyo. Ibyo byose mu by'ukuri kandi Imana yaragiye bibuza abantu. Rero ndagira ngo muze gukurikirana ubutumwa, ntabwo ndi bubatindire, ariko mbere yuko tubutangira reka tubanze tujye imbere y'Uwiteka Imana. Ndagushimiye Uwiteka Mana nziza, kuko udukunda kandi uhora utuburira udashaka yuko hagera n'umwurimbuka. Ngushimiye ko warinze bene data kandi nanjye ukandinda. Intambara zari nyinshi, ibibazo ni byinshi, amakuba ni menshi, ariko ushimwe yuko wamaze kuduhumuriza utubwira yuko amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ari byinshi, ariko ngo Uwiteka uzakomeza kubana nawe muri byose. Ushimwe kubw'ibyo. Tugiye gusangira ijambo ryawe, ubutumwa wacishije muri mushiki wacu. Ndakwinginze Nyagasani kugira ngo bukore kuwe wagambiriye ko bukoraho, kandi bugere ku mitima ya babandi bose binangiye, maze imitima yabo uyikuremo kuba amabuye, ahubwo ihinduke imitima yumva kandi kumvira. Urakoze yuko byose ugiye kubikora nk'uko wabigambiriye. Bisabye mu izina ry'umwami n'umucunguzi wanjye Yesu Kristo, amen. Atoranyijwe mu bake. Yesu umwami wacu yatweruriye iby'urugendo rujya mu ijuru. Atutiyanga wese ngo yikorere umusaraba we ntazarushobora. None abatubwira ko tugomba kuryoherwa n'iyi si bo babikora. Ntabwo rero ndibuze kubatindira bene data, reka ahubwo mbareke muhite mwumva ubutumwa, kandi icyo mbisabira ni ukugira ngo muze no kubusangiza abandi, kuko hari benshi cyane bataba bagize amahirwe wenda yo kububona, ariko ndakwinginze kugira ngo uze kubusangiza abandi kugira ngo bugere kuri. Amahoro ya Kristo abane namwe. Shuti bavandimwe muri Yesu Kristo, ndabashuhuje. Amahoro ya Kristo abane namwe. Nagira ngo mbagezeho ubutumwa Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo yampaye ibucishije mu iyerekwa nagize ku itariki 17 z'ukwa 12 umwaka wa 2025. Ndumva hashize ukwezi n'igice mbuhawe. Ngewe ugira ubagezeho, ndi umunyarwandakazi uba mu mahanga. Nagize amahirwe, Imana integeka ko ubutumwa mbusohora nkoresheje ururimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda babwumve, hanyuma ntibazagire icyo bitwaza. Rero Imana yantegetse ko mbutangira mu kinyarwanda nkaburangiza mu kinyarwanda. Mbere yuko ninjira muri iryo yerekwa, ndagira ngo mbasangize amwe mu magambo Imana yampaye kubagezaho, ikambwira ngo mbabwire ko abayasoma bagomba kuyitondera. Ariko mumbabarire kuko ntabwo ndi busome ayo magambo, kubera ko nta Bibiliya y'ikinyarwanda mfite, ariko nashatse imitwe yayo mu kinyarwanda nayibonye kuri internet
kuko nabonye ko Bibiliya y'ikinyarwanda ihuye na Bibiliya y'icyongereza n'igifaransa mfite. Hanyuma abafite Bibiliya z'ikinyarwanda muyasome kandi muyitondere. Reka ntangire mbabwira ko ndi umukristo wemera kandi wizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu akaza mu isi kudupfira. Yarapfuye arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka, yazamutse mu ijuru, ubu yicaye iburyo bw'Imana Data, ari naho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Niko ibyanditswe byera bitubwira, ndabyemera kandi ndabyizera. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma Imana yambwiye ngo mbabwire ko Yesu agiye kugaruka byihutirwa gutwara itorero rye. Azatwara itorero ritagira ibizinga n'iminkanyari, ni ukuvuga abejejwe bonyine. Yambwiye ngo musome kandi mwitondere ibyahishuwe ibice 22. Niho Yesu avuga ko agarutse byihutirwa, azanye ingororano ye, guhemba umuntu wese akurikije ibyo yakoze, byaba byiza cyangwa bibi. Uwabishaka yasoma igice cyose cya 22, ariko ayo magambo avuzwe aboneka ku murongo wa 12. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nta muntu azi umunsi n'isaha uretse Imana Data yonyine. Kandi ijambo rikongera rikatubwira ko Yesu azaza nk'umujura mu ijoro. Hanyuma Imana yambwiye ngo mbabwire ko umuntu wese ku giti cye agomba kuba maso, akama yiteguye kandi agahora yejejwe. Irindi jambo Imana yambwiye ngo mbabwire mugasoma kandi mukaryitondera ni Yohani 14:6. Yesu aravuga ngo ni njye nzira, ukuri n'ubuzima, ntawe uzajya kwa Data atanciyeho. Yohana 14:6 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Amen. Imana yambwiye ngo hari abantu bariho bigisha ko Yesu atari we nzira yonyine. Yambwiye ngo mbabwire ko abo bantu ari intumwa za Satani yohereje mu isi kugira ngo ziyobye imbaga nyamwinshi. Yambwiye ngo mbabwire ngo nimba muri ayo madini, nimba mukurikira abo bantu babigisha izo nyigisho z'ibinyoma, mugomba gusohokamo kandi mukihana. Mutabikoze muzarimbukana nabo. Yesu niwe nzira yonyine, nta yindi nzira ihari ijya kwa Data, nta yindi nzira ihari ijya mu ijuru. Niyo mpamvu yambwiye ngo mbabwire ngo buri muntu wese ku giti cye, ntabwo uzitwaza kuri mu itorero runaka, ntabwo uzitwaza kukurikira umupasiteri runaka, ntabwo uzitwaza ko ukurikira inyigisho runaka. Icyo Imana igushaka wowe wenyine, aho uri wowe uriho urumva ubutumwa, igihe kitararenga, shaka Yesu Kristo, ugirane ubucuti nawe, ugirane umubano nawe ku giti cyawe. Wabyumvise ko umuntu wese azabazwa ibye, umuntu ku giti cye. Ntabwo pasiteri ukurikira azabazwa ibyawe, ntabwo uzabazwa ibye. Hanyuma rero Imana yambwiye ngo buri muntu wese ayishake ku giti cye kugeza ayibonye. Hari inkuru nziza Imana yambwiye ngo mbagezeho. Yeremiya 29:13. Yeremiya igice cya 29:13 haravuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. Imana ubwayo irivugira ko umuntu wese azayishaka abishyizeho umutima azayibona. Ntabwo yigeze ivuga ko ari abakomeye bonyine cyangwa abize bonyine bazayishaka. Oya, yavuze ko umuntu wese uzayishaka bikuye ku mutima azayibona. Yambwiye ngo nimba udafitanye ubucuti nawe, uwo ni Yesu Kristo, ntabwo umuzi, ntabwo akuzi. Ariko amahirwe ufite nuko wowe ku giti cyawe watangira kwishakira umubano na Kristo wowe wenyine, kuko nta gihe gisigaye. Imana igira imbabazi kandi Imana n'urukundo, ntabwo ishaka ko hari umuntu n'umwe arimbuka. Imana iriho irahamagara abantu bose mu mpande zose z'isi iciye mu bakozi bayo, kugira ngo buri muntu wese yihane bigishoboka, kuko nk'uko ndangije kubivuga,
Imana ntishaka ko hari umuntu n'umwe arimbuka. Yambwiye ngo musome Ezekiyeli 33 umurongo wa 11. Havuga ko Imana idashaka ko hari umuntu n'umwe arimbuka. Hanyuma yambwiye ngo musome Ezekiyeli 18 umurongo wa 20. Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 20 haravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Amen. Roho icumura yose izapfa, ariko ibyo si by'Imana ishaka. Kuvana uyu munsi Imana iraguhamagaye we wenyine ku giti cyawe ngo wisuzume, usuzume umutima wawe, urebe ukuntu ubayeho, ukuntu uhagaze imbere y'Imana. Hanyuma nurangiza wihane. Kwihana bivuga iki? Kureka ibyo byaha ukora, ibyo bintu byose ukora byangwa n'amaso y'Imana, ugatangira kubaho mu buzima bwubaha Imana kandi wejejwe. Yambwiye ngo mitondere icyanditswe muri Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Ugirana amahoro n'umuntu wese, hanyuma wame wejejwe. Ibyo bintu bibiri nimba utabifite ntabwo uzabona Imana. Yambwiye ngo iryo jambo muryitondere. Ibyo bintu bibiri, gutanga amahoro kuri buri muntu wese kandi ukama wejejwe, nimba utabifite ntuzinjira mu bwami bw'ijuru. Wibuke ko Imana idashaka ko hari n'umuntu n'umwe arimbuka. Rero urabyumvise, wowe fata umwanya wisuzume ku giti cyawe, kuko ntabwo uzajyana n'umugabo wawe, ntabwo uzajyana na pasiteri wawe, ntabwo uzajyana n'itorero ryawe. Oya, ni wowe wenyine ku giti cyawe. Ibyo ndabibabwiye. Hanyuma reka ninjire mu iyerekwa nagize. Iryo yerekwa nagize nabwiye ko hari ku itariki 17 z'ukwa 12 umwaka wa 2025 nibwo nagiye mu iyerekwa. Noneho mbona abakobwa babiri b'ababikira, ababikira bo muri Kiliziya Gatolika. Bari bambaye biriya bitambaro byabo mu mitwe byera n'amakanzu maremare, bafite amashapure na Bibiliya. Bari bicaye bariho baravuga ishapure, bariho barasenga ishapure. Sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ariko murumva ibyo nshatse kuvuga. Nibwo ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nimpaguruke mbasange. Narahagurutse ndabasanga. Mpageze numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo babwire bagushakire muri Bibiliya ijambo ryaba rivuga ko abantu bagomba gusenga umugore bita ngo Bikira Mariya nyina wa Yesu, bemera ko ari umugabekazi cyangwa umwamikazi w'ijuru, ngo nibagushakire iryo jambo. Ndabibabwira. Umwe muri abo babikira mbona arambuye Bibiliya, atangiye gushaka iryo jambo. Hashize umwanya atararibona, mbona atangiye kwiheba, ariko arakomeza arashakisha, birinda birangira ataribonye. Hanyuma numva ryajwi ry'Imana rirongera rirambwiye ngo babwire ngo uwo mugore bita Bikira Mariya nyina wa Yesu, bakemera ko ari umugabekazi cyangwa umwamikazi w'ijuru, ngo ntahahuriye n'umubyeyi Mariya wari nyina wa Yesu mw'isi. Ngo babwire ko uwo mugore witwa Bikira Mariya nyina wa Yesu ari nawe mugabekazi cyangwa umwamikazi w'ijuru, ari umudayimoni Satani yagize umugore akamwohereza mw'isi, amuhaye misiyo yo kwitwa Bikira Mariya nyina wa Yesu, umugabekazi w'ijuru, kugira ngo abantu benshi bamuyoboke, bamusenge, bamuramye, hanyuma azarimbukane nabo. Numva ijwi ry'Imana rirongera rirambwiye ngo babwire ngo abantu bose bamusenga nibatihana bazarimbuka. Namaze kubivuga ibyo byose, hanyuma iyerekwa rirarangira. Nafashe igihe cyo gusenga kugira ngo mbaze Imana neza icyo iryo yerekwa rivuga n'ubutumwa Imana ishaka ko ngeza ku bantu. Nibwo Uwiteka Imana yampaga amagambo ngomba gushyikiriza abantu, ariko mwabyumvise icyo Imana yabwiye abantu. Imana yahishuriye abantu ko uyu mugore bita Bikira Mariya nyina wa Yesu, bemera ko ari umwamikazi cyangwa umugabekazi w'ijuru, ari ntahahuriye n'umubyeyi Mariya wari nyina wa Yesu mw'isi. Nta jambo muri Bibiliya ribivuga. Imana yavuze ko
abantu bari muri ayo madini yigisha ko abantu bagomba kuyoboka, bagomba gusenga, bagomba kwambaza uwo ngo bita Bikira Mariya nyina wa Yesu, ngo ari nawe mugabekazi cyangwa umwamikazi w'ijuru, bagomba gusohoka muri ayo madini bakihana bigishoboka. Nibatabikora bazarimbukana n'icyo kidayimoni cy'ikigore cyoherejwe na Satani, gifite misiyo yo kwiyita Bikira Mariya nyina wa Yesu, umwamikazi w'ijuru, kandi cyarazanywe no kugira ngo kirimbure benshi. Hanyuma nk'uko nabivuze mwiyerekwa, abo babikira nabonye n'ababikira bo muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika n'ayandi madini yigisha ibyo bintu afite ingorane n'ikibazo, kuko benshi bari mu nzira yo kurimbuka, kuko bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ngiye kubasangiza amagambo Imana yampaye, muyasome kandi muyitondere. Abafite amatwi mwumve. Ndazi ko abo bantu basenga ibi bintu, basenga ibishushanyo, basenga ibigirwamana, ibintu Imana yanga urunuka, kenshi na kenshi iyo bibabwiye ntabwo bumva, ahubwo iyo baburiye bashoza intambara. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Nimba udafite ubwoba bw'ijambo ry'Imana, ufite ikibazo, uri mu nzira yo kurimbuka. Reka mbasangize amagambo Imana yanyihereye, muyasome kandi muyitondere. Namwe mufate Bibiliya zanyu nk'uko Imana yabivuze, mushakishe murebe ko mubona ko hari ijambo rivuga ko abantu bagomba gusenga uwo ngo bita Bikira Mariya nyina wa Yesu, bakanizera ko ngo ari umwamikazi w'ijuru cyangwa umugabekazi w'ijuru. Ntaho Bibiliya ibivuga. Hanyuma Imana yampaye amagambo. Yeremiya 7, musome kuvana ku murongo wa 17 kugeza ku wa 27. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 17 kugera kuri 27 haravuga hati: mbese nturuzi ibyo bakorera mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu? Abana batashye inkwi nabo base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima, kandi bavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima, bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa, banyendereza kugira ngo bandakaze. Mbese ninjye barakaza? Ni ku Uwiteka abaza. Si bo ubwabo bikoze isoni? Nuko Umwami Uwiteka avuga atya ati: dore uburakari bwanjye n'umujinya wanjye bigiye gusukwa aha hantu, ku bantu no ku matungo no ku biti byo ku gasozi no ku myaka y'igihugu, kandi bizagurumana ubutazima. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli iravuga iti: nimushyire ibitambo byanyu byoswa ku maturo yanyu, maze murye inyama, kuko ntavuganye na ba sogokuruza, cyangwa ngo mbategeke iby'ibitambo byoswa n'amaturo wa munsi nabavanaga mu gihugu cya Egiputa. Ariko iki nicyo nabategetse nti: nimwumva ijwi ryanjye nzaba Imana yanyu, namwe muzaba abantu banjye, kandi mugendere mu nzira nabategetse zose, kugira ngo mubone ihirwe. Nyamara ntibarakumva, haba no gutega amatwi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi inangiye, maze aho kujya imbere basubira inyuma. Uhereye umunsi basogokuruza baviriye mu gihugu cya Egiputa ukageza none, nabohererezaga abagaragu banjye bose b'abahanuzi. Iminsi yose nazindukaga kare nkababoherereza, nyamara ntibarakanyumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi barusha base gukora ibibi. Uzababwira ayo magambo yose, ariko ntibazakumvira, kandi uzabahamagara, ariko ntibazakwitaba. Imana itugirire neza. Imana iravuga kuri iki kidayimoni cy'ikigore bita umugabekazi w'ijuru, abantu basenga. Imana ifite umujinya mwinshi cyane. Beneda, mwaretse gusenga ibigirwamana, ko muriho mwica rimwe mu mategeko y'Imana rivuga ko tugomba gukunda no gusenga Imana yonyine gusa. Mufate Bibiliya mwisomere amategeko y'Imana, murasanga muriho murica itegeko ry'Imana rivuga ko tugomba gukunda no gusenga Imana imwe yonyine, kandi tugasenga Imana mu mwuka no mu kuri, kuko Imana ari umwuka. Ntaho bivuga ko tugomba gusenga ibishushanyo, amabuye, ibiti, ibintu byose bipfuye amaso byose. Ntaho Bibiliya bivuga, ahubwo irabyamagana. Hanyuma irindi jambo Imana yampaye mugomba kwitondera ni Yeremiya 44. Muhere ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19.
Yeremiya igice cya 44 umurongo wa 17 kugera kuri 19 haravuga hati, ahubwo tuzasohoza ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu ryo kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, nk'uko twagenje twe n'abasogokuruza n'abami bacu n'ibikomangoma byacu tukiri mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, kuko ariho twabonaga ibyo kurya byinshi tugahirwa tutagira ikibi tubona. Ariko uhereye igihe turorerereye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, twabuze byose, turimburwa n'inkota n'inzara. Kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa, mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya, tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa abagabo bacu badahari? Imana itugirire neza. Havuga ukuntu abayisirayeli cyangwa nko muri iyi minsi tugezemo abantu bajyana amaturo kuri iki kidayimoni, benshi bakizera ko cyanabaha ibiryo, kizabaho ubugingo buhoraho, kizabageza ku Mana, ari cyo nzira. Urumva ko ibintu byose Imana irabyamagana kandi ibyanga urunuka. Ibintu rero nibyo dusanga muri Kiliziya Gatolika no mu yandi madini yose yabakora imihango yose isa n'ibyo Kiliziya Gatolika ikora. Ibi ni amahano, ibi ni icyaha gikomeye, ibi abantu babikora bari mu nzira yo kurimbuka. Ushaka ubyemere cyangwa ubireke, ibyo birakureba, uraburiwe. Irindi jambo Imana yampaye mugomba kwitondera ni Kuva ibice 20. Musome umurongo wa 4 na 5. Kuva igice cya 20 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga hati, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Amen. Hatubuza kwiremera ibishushanyo n'ibisa nabyo, hatubuza gusenga ibyo bishushanyo kuko nibigirwamana imbere y'amaso y'Imana. Ugiye muri Kiliziya Gatolika n'ayandi madini akora imihango nk'iyabo, basenga ibishushanyo, basenga ibyo ngo bita abatagatifu, ubwo ni abantu bapfuye, n'amahano. Basenga abamarayika. Ibyo bintu Imana yarabibujije. Imana iratubwira ngo tuzakunda kandi dusenga Imana imwe yonyine gusa, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ntabwo uzayivangitiranya, ntabwo uzashyira uwundi muntu imbere yawe ngo umupfukamire, umuramye, umusenge wizera ko azagira icyo agufasha. Nimba ukora ibyo bintu, wa muntu aho uriho hose, icyo uri cyo cyose, uri mu nzira yo kurimbuka. Ariko amahirwe ufite, nk'uko Imana yabivuze, idashaka ko hari umuntu n'umwe arimbuka, niwumvira ijambo ukaryitondera, ugasohoka muri ibi bigirwamana, ugasenga, ugasaba imbabazi, ntuzongere kubikora, Imana irakubabarira. Ufite agahe gato gasigaye, nutabikora urarimbutse. Irindi jambo Imana yampaye rikomeye riri mu Gutegeka kwa 2 ibice 27 umurongo wa 15. Gutegeka kwa 2 igice cya 27 umurongo wa 15 haravuga hati, nihagira umuntu urema igishushanyo kibajwe cyangwa kiyagijwe, ikizira Uwiteka yanga urunuka, kiremwa n'umuhanga wabyo akagishinga rwihishwa, avumwe. Abantu bose barasubize bati amen. Naho nyine havuga abo bantu bikubita imbere y'ibishushanyo bakabiramya, birabujijwe. Hanyuma irindi jambo Imana yampaye rikomeye ni muri Yesaya 42 umurongo wa 8. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 8 haravuga hati, ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariho ibishushanyo bibajwe. Amen. Imana ubwayo irivugira ko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Iyo mutangiye gupfukama imbere y'ibishushanyo, imbere y'ibigirwamana byose, muba muriho mwambura icyubahiro Imana, mukagiha undi, mukagiha Satani, kuko Satani niwe ari inyuma y'ibi bintu byose. Beneda, ndababuriye ubutumwa nk'uko Imana yabumpaye ndabubahaye, nimutumva ni akazi kanyu. Ariko amahirwe mufite, dusigaranye iminsi mike, ntawe uzi umunsi n'isaha nk'uko nabivuze, ariko niko ijambo ry'Imana ribivuga. N'ubu wajya kubona ukabona Yesu aragarutse, wajya kubona ukabona neje aragarutse, ntawe ubizi. Gusa witondeye ibyanditswe,
nimba koko usoma ibyanditswe ukaba usenga ushaka Imana, umwuka wera uraguhishurira ko turi mu minsi ya nyuma, ko nta gihe kinini gisigaye. Turi mu minsi yo kwihana, umuntu wese akihana akisuzuma, ukaba maso ugacunga izamu ryawe. Nutabikora ngo ugendere ku ijambo ry'Uwiteka, uryakire mu mutima wawe, uryubahe, wubahe Imana n'amategeko yayo. Muri Yohana 14 Yesu ubwo arivugira ngo unkunda wese azubaha amategeko yanjye. Hari amategeko abiri aruta amategeko yose. Yesu yarivugiye ngo ayo mategeko abiri, rimwe rivuga ko tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose na roho yacu yose n'ibyacu byose, tukayishyira hejuru y'ibintu byose. Itegeko rya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe uko wikunda. Ayo mategeko abiri nimba uyubahiriza, ayandi yose asigaye nayo urayubahiriza, kuko nimba ko gukunda Imana by'ukuri warayishyize hejuru y'ibintu byose, ayandi mategeko yose urayubahiriza, kuko utaziba, utazica, utazifuza umugore w'abandi, utazaroga, utazagira amatiku, utazatukana, utazangana, utazakora ayandi manyanga yose. Nimba ko gukunda Imana ibyo bintu ntabwo uzabikora, ntabwo uzagira urwango mu mutima. Nimba ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ese mugenzi wawe Imana itubwira ninde? Mugenzi wawe ni umugabo wawe, ni umwana wawe, ni so, ni nyoko, ni umuryango wawe wose, ni umuturanyi wawe, ni umuntu wese waremwe n'Imana, yaba umuzungu, umwirabura, umwarabu, umuhindi, umushinwa n'abandi. Imana idutegeka ko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kubera ko ibyo udashaka ko abantu bagukorera nawe ntuba ugomba kubikorera abandi. Wa muntu we wicare wibaze, ayo mategeko abiri urayubahiriza? Kuko urebye amategeko y'Imana, Imana ivuga amategeko 10, ariko ntibirangiriraho. Ayo abiri mbabwiye niyo aruta yandi yose, kuko nimba koko ayo abiri uyubahiriza, ya yandi yose nayo urayubahiriza. Kuko nimba koko ukunda Imana n'umutima wawe wose na roho yawe yose warayishyize hejuru y'ibintu byose, ibindi byose bisigaye yavuze uzabyibandaho kandi uzabikora. Ikindi Imana yambwiye ngo mbabwire abantu bose baza kumva ubutumwa, ntimubwicarane mu nzu zanyu ngo wicare uvuge ngo ya ngo nge ntibindeba, ngo ntabwo ndi umukatolika, ngo ntabwo nsenga ibishushanyo. Oya, Imana yavuze ngo uhite ubufata ubwoherereza abandi bantu, kuko ubwicaranye ntabwo uzi ko nimba umuturanyi wawe atari muri Kiliziya Katolika yaba bukeneye. Ntabwo uzi ko umuntu muri famiye yawe, mu muryango wawe ataba ari muri Kiliziya Gatolika cyangwa mu yandi madini yaba asenga ibyo bintu, ibyo bishushanyo, cyangwa akora imihango mibi. Niyo mpamvu Imana ishaka ko uhita ubwohereza, ukabwohereza abantu nabo bakabwoherereza abandi. Bishatse kuvuga ko rya tegeko rya kabiri, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urashaka kujya mu ijuru, kuko ushaka kujya mu ijuru byifurize n'uwundi, kuko Imana idashaka ko hari umuntu urimbuka. Nicyo rero gituma Imana yambwiye ko mugomba gusangiza ubutumwa abantu bose, kuko nabonye abantu bose muri iyi minsi basa n'abafite amatelefone, nabo mu biturage nabonye bafite amatelefone. Bishatse kuvuga rero ko byoroshye gutanga ubutumwa, ukaba wabugeza ku bantu benshi. Kandi reka nsabe abantu baba bafite amacano, mwebwe mufite amacano mukemura kumva ubutumwa, ndabisabiye kandi ndumva ariko umwuka wera ubimbwira, mufate ubutumwa mubushyire kuri cano zanyu. Icyo mbasabye ni uko iyi mirongo ya Bibiliya nabasangije mwayisoma, mukayisomera abantu, mureke ubutumwa buvuge, nimurangiza mubasomere aya magambo. Ndabasabiye umugisha abantu bazabikora bagashyira ubutumwa kuri cano zabo. Imana ibaha umugisha utagabanuka, izabahe ubugingo bw'iteka, hanyuma cano zanyu zazagure mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Iyo sambu wahawe ikakwibagiza intego y'urugendo, amafaranga utunze naza kwibagiza intego y'urugendo, imodoka wahashye niza kwibagiza intego y'urugendo, umugore washatse naza kwibagiza intego y'urugendo, umugabo wagushatse nakakwibagiza intego y'urugendo, nabo bana mwabyaye nibaza bibagiza
twagize intego y'urugendo.